ni ubuntu wagiriwe bumenyesha bene so none bumenyesha bene se none bukwizagize hanyuma tubwirize ubutumwa bwiza kugira ngo tuzabone ubwami hanyuma nimugera mu byiza mube abanyabwenge haleluya nimugera gukorera Imana musanze bugufi bw'Imana mujya mwirakura mubahake mubwira abantu bose nubwo mutazi gushabuka ariko muhamya ko Kristo mwamenye nabo bamumenya bagakomera kandi bagakomeza urugendo haleluya ukwiye guhagararira Imana hanyuma abaroma bahagaze mu cyuho bababera reka tubasuhuze nanone mwebwe mwese mudahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye amahoro ya Kristo nabe kuri mwe kandi umucyo w'Iteka urushaho kubazenguruka muri byose. Twongeye gusuhuza inshuti zacu mwese aho muherereye hirya no hino ku migabane ine uko igize isi cyangwa se uko igize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turavuze ngo niba uri amahoro komeza ube mu mahoro, niba uri mu bibazo humura, hamwe no kugusengera Imana hari igihe uzacya Imana yagushyize mu mahoro wabaye muzima cyangwa se uguwe neza. Nk'uko bisanzwe rero twabwiye ko Betifage TV tuzajya tubatumirira abakozi b'Imana bagiye batandukanye kenshi na kenshi. Uyu we kabisa Mutoni amaze kuba inshuti yacu, navuga ngo niyo akadasohoka kubera ko adutekerezaho buri kanya, abambwira ati reka nze mvuge Imana kuri Betifage turebe nimba ubwoko bw'Imana bwabasha guhembuka. By'ukuri rero reka tubasabe mbere na mbere mukore subscribe, share, comment, linga musangize bene data kenshi na kenshi ubwo muzaba mudufashije umurimo w'ivugabutumwa Uwiteka abaho umugisha. Tutavuze byinshi rero reka twakire umukozi w'Imana atangira twibwira, noneho nasoza arahita asenga Imana atugezeho ubutumwa bwiza Uwiteka amaye kutugezaho uyu munsi. Karibu. urakoze cyane. Reka tumusabe umukozi w'Imana atangira twibwira, noneho narangiza asenga Imana, namara gusenga Imana atugezeho ubutumwa bwiza Uwiteka amaye kutugezaho. Karibu umukozi w'Imana. urakoze cyane. Yesu nabaho umugisha. Amen. Nitwa Mutoniwase Esther. Ubutaha ntabwo nzabibwira, muzajya muhita mumbona muhita mumenya ko ari wa mugore witwa Mutoni, hanyuma afite umugabo n'abana. Umukristo. Yesu naduhana umugisha. Amen. Impamvu uzajya twibwira ni uko kuri Betifage TV uko bwije n'uko bukeye tugenda twakira abashyitsi, ni ngombwa rero ngo ujye twibwira. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Karibu noneho tangira usenga utugezeho message Uwiteka yaguhaye kutugezaho. Karibu urisanga kuri Betifage TV kandi wisanzure kuko dukunda uburyo ujya utubwira Imana kandi tukabasha guhembuka. Karibu. Tugiriye neza kuduha aka kanya kandi akanya ko kuguhimbarizamo. Tunezererewe Imana mu mutima wacu kubera ko Imana ni ikinguye imiryango, natwe ubwacu turatambuka, kandi Imana yarinze intambwe zacu guteguza. Ntabwo twegeze tubura ineza y'Imana. Imana yacu ni ishimwe. Kuboko kwiza kw'Imana kwaragiye Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu, inshuti z'Abanyarwanda, bene data, abakristo bavandimwe. Imana yacu yagiye irwana intambara nziza kandi nanone yishe imigambi y'incakura. Imana yacu nihimbazwe. Aka kanya rero dufashe ko kuganira ijambo ry'Imana, duhamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo tuganze, twebwe tubure Imana yacu yamamare, kandi gukora kw'Imana aba ariko kugaragara. Umugambi w'Imana ube mugari, kugirirwa neza n'Imana bibe kuri twebwe. Iri jambo ntituritanga ku bwacu, ahubwo bibe ku bwa mwuka wera kugira ngo adushoboze, atubashishe. Kandi Yesu udukundire tuba akanwa kawe, nawe urangurure icyo ushaka kugeza ku iyi mitima, iyi mitima icyakirane. Mwami Yesu turagushimiye, ngakomeza kubana natwe, komeza kutugirira neza. Turakuraritse ngo uzubane natwe, kandi gahunda yose uyu mwanya wose aba ari wowe, twebwe tubure, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urakoze cyane. Tuganira ijambo ry'Imana, turasoma
mu isezerano rishya, igitabo cy'Abaroma ibice 15. Hanyuma turasoma duhereye ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 2. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Imana yacu ishimwe. Hanyuma turasoma no mu bice 16, turasoma duhereye kuri umurongo wa 19. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Imana yacu nituganze. Hanyuma iri jambo ry'Imana tumaze gusoma ndashaka ko turiganiraho, twamara kuriganiraho tugasenga. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe abantu bakomeye ntitukajye dufata abadakomeye ngo twumve ko hari ibyacitse, ahubwo abo badakomeye tujye tubafasha kugira ngo tubanezeze, tubabere inyunganizi muri uru rugendo. Imana ishimwe. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana Pawulo ashimira Abaroma, yababwiye amagambo akomeye, ababwira uburyo bagiye babana n'Imana, ariko amaze kubashimira abasaba ikintu gikomeye. Arababwira ngo ndashaka ko muzajya mugera mu by'Imana, muzajya muba abanyabwenge, ariko mwagera mu by'isi, mwagera mu byaha mukababaswa. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese ukomeye ntabwo ari ufite imbaraga zimwe zijya hariya zikarwana, hoya. Ntabwo ari ufite aya maboko y'amafaranga, hoya. Ahubwo ijambo ry'Imana rivuze ngo ukomeye mu byo kwizera. Uyu muntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza akwiye guhagarara ntabigumane wenyine muri we mw'indani, akwiye kubisangiza bene sawa n'abadashoboye, akwiye kubisangiza bene sawa n'abarimo bagwa. Dusohoye mu minsi y'akarindagiza, ariko mfite ikibazo gikomeye cy'uko abagenzi nk'aho bagasangiye, kandi dufite umuririmbyi uvuga ngo umwami w'itorero ni umwe, ifunguro ni rimwe, ritunga ab'itorero ni rimwe. Hanyuma yageze ku iki gice, n'umuririmbyi w'198 yageze ku gice cya 3, aravuga ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo, nyamara abera b'itorero bahora bari maso, babwira umwami by'itorero ngo aze arirengere. Nshuti yanjye, muvandimwe, niba uhagaze ukaba wumva ukomeye, menya neza ko inyuma yawe cyangwa imbere yawe hari abadakomeye. Hanyuma wiza kubyigumanira, wiza kubifata ngo wumve ko kuba uri mu buntu bw'Imana ukaba wumva ufite imbaraga zo gukomezanya n'Imana ari wowe ubyibashishije, wumva utabibwira abandi. Muri byabyo ngo ujye ubwira abandi bose ibyo Kristo yagukoreye. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo huguka, nanjye mpuguke, dukore umurimo w'uwaduhamagaye, muri byabyo ngo Yesu araduhamagara ati ni mu by'ukuri ibisarurwa bireze usarurirani. Uhamagawe na Yesu niwe abashaka guhiriya. Uti mwami uzahere ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu.
abaguye ayiwe n'abazimiye umurimo muradutota ufite umwete muke n'uburi intege umusanga w'umwami mfacu umurimo ayiwe dufite umwete muke n'uburi y'umusanga w'umwami mfacu atabonekamo uvuga kwananiwe udushoboza ni Yesu kundi byiza ataboneka muri uvuga kwananiwe udushoboza ni Yesu kundi ndagira ngo mubwire ngo izi mbaraga ufite hera hahandi muri bene so uhagurukana umurava niba Imana ikugize ukomeye none ukaba ufite imbaraga z'Imana wijya kuzicuruza wizidandaza niko abanyarwanda bajya bavuga ndagira ngo nkubwire ngo hoya bikora ikosa ukwiye kuzifashisha babandi badashoboye niko ijambo ry'Imana riravuze ngo zifashishe abadashoboye ariko dufite ikibazo nihuse mw'iyi minsi umuntu arumva ko niba bavuze ngo ni umunyamasengesho gufasha bagenzi be akababwira ngo waba ufite ituro wese wahaye Imana iki ufite iriya turo watamye bw'Imana dufite ikibazo umuntu arakubona ko YouTube agahita aguhugura akakubwira ati ni ukuri kandi ni ukuri njye aba bantu sinabarenganya baba bavuga ukuri kavuga ati ubwo ugeze aha ngaha uraguye nshuti yanjye kubera ko nyine ni uko ibyo bintu abantu bamenyereye ko wageze ntabwo azi guhagarara ngo yeme hanyuma n'ibyo avuga ntabwo babimubonaho ariko ndagira ngo mubwire ngo mu mbaraga ufite haguruka twongere tuvuge ubutumwa bwiza kandi bwamamare bukwira amahanga yose bukwira isi yose we kubyihererana ubwo ngo ngiye ngo mvugana n'Imana ariko abantu basigaye bavuga ngo njye n'Imana yanjye ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni iya twese shedima yidrome Imana ni iya twese Imana ni iya twese hoya wivuga ngo ngiye ngufite ukuntu mbanye n'Imana yanjye umuntu naza kukubwira ngo sengera umubwira ngo hoya ngo ngaye mavuta ngo hari ahantu ngo mba nayakuye nyine nuko umwuka wera yakubashishije kuba aya mavuta ahari hanyuma muri bibyo aravuga ngo ujye ubwira abandi bose hanyuma shiti yanjye wahagaze ugasiba icyuho ubu urabona nta cyuho gihari kirahari nawe urarebereye ngo apfa kuba njyewe Imana imbona Bibiliya iravuga ngo abantu bahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri Imana yacu nishimye hanyuma Yesaya yarahanuye aravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo kwa Yesu n'impanguhe haguruka ukorera Imana kandi ubwira abantu by'ubwiru bw'Imana ibindi bintu byose Imana ibyibereyemo Imana yacu nishimwe hanyuma ijambo ry'Imana dukomeje gusoma hano muri 19 riravuze ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose igituma niko Pawulo yahuguye Abaroma arababwira ngo igituma mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose icyama tukongera tukaba Abaroma bo mw'iki gihe igituma niko yabashimiraga mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose iyo umuntu yumviye Imana afata ibintu afite by'Imana akabisangiza umuturanyi akabisangiza umuvandimwe uwaguye ukagenda ukamubwira ngo birashoboka ko waguye igiti cyatemwe cyongera kigashibuka haguruka ukamushyiramo imbaraga ariko umuntu aragwa akabiya agahera
akabura umuntu uza kumubyutsa, ahubwo wajya ubona atambutse ngo dore wa mugwi. Ndagira ngo nkubwire ngo ikimugwishije nawe cyakugwisha ni uko mwuka wera w'Imana gihagararanye nawe. Ahubwo igihari haguruka nanjye mpaguruka, twere imbuto. Reka mbabwize ukuri, shitani uboshya nta mbuto ajya yera, niyo mpamvu ubona baba baguye muri ibyo. Ariko haguruka dufatanye dukorere Imana, Imana izaduhemba. Ntabwo nkubwiye ngo ucuruze ubuhanuzi, kuko urahanura koko ariko si wowe usohoza. Mwene se kugusanga aremererewe kubwira ngo mfite akadene dusenge, hari igihe uba ufite amafaranga muzu. Ntabwo gukorera Imana ari ubuhanuzi gusa. Mwene se akagusanga yaburaye akakubwira ngo nari nje usengere, naburaye mfite umuceri mu nzu, ntushobora gukuraho ibiro bibiri ngo ubyigomwe, hanyuma ngo nawe urasenze. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo mirimo iryo sengesho nta hantu na hato byagira icyo rimara, ahubwo gusenga neza. Kubera ko wowe ukomeye ukaba ufite ka gaceri, yoraho umuhereza rye. Kubera ko ufite ya myenda myinshi, fataho umuhereza yambare. Kubera ko ufite za nkweto, fataho umuhereze. Kubera ko yabuze ya mafaranga, fataho ufatanye mwishyure, ubwami bw'Imana bukomezanye natwe. Ariko dufite ikibazo, uyu muririmbyi yahimbye ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero, we kintu cyazanye ibice muri ryo, kikarisuzuguza abataririmo, amarabera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo wazarirengere. Ngo mbabwire ngo nyaboneka, wowe ugifite imbaraga, wowe ugihagaze, wowe ucemye, wowe ugikomeye, hagarara mucyo twongere tubwire Imana ngo ngwino wongere urengere abantu b'Imana. Hagarara mucyo wongere uvuga twirukanye umubare barimbuka. Hanyuma bari bagenda batoragura imyenda bakamiramira ibintu bidafite umumaro. Hagarara mucyo ugikomeye, wongere ubwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza, byo kwera iby'ubugingo, Imana izakugororera. Hanyuma abaroma bo barabikoze. Pawulo arabashimira, yagiye abaganiza ibintu byinshi, ariko hano yasoje abashimira. Hanyuma amaze kubashimira, abashimira uburyo gukorera Imana kwabo kwamamaye. Mureke twamamaza Imana, kuko n'aha tugeze n'akakuka dufite ibyamamare n'iki gihugu biciyeho bitambuka tureba, babijyana rusororo. Uri mu bantu babiherekeje cyangwa nanjye ndimo, ariko nagira ngo nkubwire ngo shiyenge kwa none ugifite uburyo. Nagira ngo ngutangarize ko basoje urugendo, ariko twebwe imva zacu zirarangaye. shiyenge twebwe reka dukorere Imana nk'abantu bakiriho Imana itije amaboko. Rimusoza ndagira ngo nkubwire ngo Pawulo yasoje ahugura abaroma, arababwira ngo noneho rero nimuzajya mugera mu byaha, mujye mwiyeranja mubabaswa. Ariko nimugera mu byaha mujye mugerageza muceceka, mutuze. Salomo yigeze avuga ijambo rikomeye mu migani, avuga ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha, uwo nguwo ngo ameze nk'iriba ritomye ngo n'isoko yanduye. Ndagira ngo nkubwire ngo uramenye nturangare, nanjye sindangare. Reka dushakishe ineza y'Imana. Numva narekera aho ngaho, ni ukwibukiranya. Maze iminsi numva mfite gahunda yo kwibukiranya n'abantu b'Imana, nkababwira ngo nimureke twebwe, wowe ugikomeye, wowe ugihagaze, wongere ushishikariza abantu iby'ubwiru bw'Imana. Nubona umuntu aje akugana akubwira ngo biracitse, minerivare yabuze, umubwire ngo Imana yatangiranye nabo, n'ubundi ufite gahunda yo kuzasozanya nabo. Umuntu naza akubwira ngo uburwayi bwabaye bwinshi, aho kumubwira ngo murapfuye, ahubwo umwegera umubwira ngo reka twegere Imana ishoboye ibyo bintu byose. Kuko Bibiliya yavuze ngo ukomeye ufashe udakomeye, kandi abaroma bo barabikoze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nanone Pawulo yabahuguye ijambo, ariko barababwira ngo nanone kuri ibi bintu byose mwakoze, icyo murenzaho nuko nimuzajya mugera mu byiza, mujye mubikora mushishikare. Hanyuma ariko nimugera mu bibi mubabazwa. Haleluya. Numva narekera aho ngaho, ndabakunda, ndumva nshaka kubwira abantu Imana. Reka mbabwize ukuri, niba uyivuga wishushanya birakora ko njye ndumva mbohokeye kuvuga Imana, ndumva mbohokeye kubwira abantu ubwiru bw'Imana, kandi nkabivuga Imana numva bimvuye ku mutima, kuko Imana ni inyangamugayo ntiyegeze ihemuka. Hanyuma
nshuti yanjye wowe ukomeye, Imana iguhamagaye kugira ngo ujye gukomeza abandi, kandi nuzajya ugera mu byiza ujye uhagurukana imbaraga, nugera mu bibi umuswa, Imana yacu nidutabare. Murakoze cyane. mu by'ukuri ndongeye nguwe neza, ndongeye Hallelujah. ndahembutse, umutima wanjye uguwe neza, umutima wanjye uranezerewe, umutima wanjye urubakitse, kandi ndizera ndashidikanya ko n'indi mitima y'ubwoko bw'Imana ukurikirana Betifage TV uko bwije n'uko bukeye inzi ko bahembutse. Bakunzi bacu, nk'uko bisanzwe, ntimukibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umwanya ku mwanya musangiza bene data ubutumwa bwiza mukozi w'Imana batambukije. Ntabwo aba ari ubwacu gusa, ahubwo ari ukugira ngo tubugeze no ku bandi batari bakurikira Betifage TV. Nk'uko bisanzwe, uratangira urasoza uduha nimero zawe za telefone, nusoza usenge, noneho tuzongere ubutaha. Karibu. Nyuma 078444850727. Tigo ni 0725561371. Yesu naduhana umugisha. Imana iguhe umugisha. Senga none usoza. Karibu. Turagushimiye Yesu, Haleluya. kubera kubanye natwe. Haleluya. Hanyuma ufite imbaraga, si imbaraga z'uko yazishatse ahandi, si amafaranga, ni wowe uduhamagara ukaduhamagarira kugukorera, warangiza ukatwuzuza. Niyo mpamvu dusenze tugira ngo aka kanya umuntu wese ugihagaze yemye akiri mw'ubu buntu bw'Imana umushoboze kubirindisha gukiranuka, umushoboze gutwarana, umushoboze kubyambarira imbaraga mu izina rya Kristo Yesu. Kandi uduhamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo natwe tujye gukomeza abananiwe, kugira ngo natwe tujye gukomeza abadashoboye mu izina rya Yesu. Dushoboze rero, twambika imbaraga muri ibi byamye bushoboza Mwami, singende njyenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Hanyuma na bene data ndabasabiye, nanjye niko nisabiye, Imana nidushoboze, Mwuka Wera w'imbaraga nyinshi nabe kuri twe, kandi turasenze kugira ngo tuzatugera mu bibi. Uwiteka we, tujya tumenya kuzibukira, ariko nitugera mu byiza tubikora dushishikaye nk'abazabigororerwa. Oh, haleluya. Edima shedeba igrome enima aya gaya ngize sayinima igrome. Ushoboze abantu bose, ushoboze abafite inyota yo kukwegera, ushoboze abananiwe, ubambika imbaraga z'iburyo z'ibumoso, kandi ubabere ingabo ibakingira. Haleluya, haleluya. Ubwo uzahamagara amazina nabo bazumva izina ryabo bitabe. Turagushimiye rero, twambikira imbaraga mu murimo wawe, kandi uduhamagaye uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Turasenze ngo umuhamagaro uduhamagaye ntituwupfushe ubusa, ntidusayishe, ntitwifatanye n'ab'iki gihe tudahwanye, ahubwo uduhamagarire kongera gukomera no gukomeza abandi. Kandi Yesu unyemerere hataboneka muri twe uvuga kananiwe, tumenya amakuru ko udushoboza ari wowe ukunda ibyiza byose. Turagushimiye rero, aka kanya natuje akanwa kanjye, sabira umugisha umuntu wese uri bwumvira ijambo ry'Imana, kandi umushoboze kurishyira mu bikorwa, umubashishe, utinyure abatinya, ubambike imbaraga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye mubyeyi, bana natwe utugirire neza, kandi icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Amahoro, amahoro mukozi w'Imana. Imana ikomeze gushyigikira muri byose. Bye bye. Amen. Bye.